Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo ku isi yose wo gutangira umwaka mushya wa 2026. Benshi bawutangiriye ahantu hatandukanye, haba mu tubari, mu rusengero ndetse n'ahandi. Gusa uyu munsi waranzwe n'udushya dutandukanye, aho abahanzi bakomeye hano mu Rwanda bamenyerewe mu ndirimbo z'urukundo batangira umwaka wa 2026 mu rusengero bashima Imana aho ibagejeje. Bruce Melody yatangiriye uyu mwaka mu rusengero rwa Hope for Jesus, aho yifatanyije n'abakristo mu masengesho no kuramya Imana. Ku rundi ruhande The Ben we yatangiriye umwaka mu rusengero rwa Vivante Rebero, aho yatuweho umugisha n'abashumba b'iri torero ndetse anabaririmbira imwe mu ndirimbo ze zihimbaza Imana. Abafana b'abahanzi bakomeye ubu mu Rwanda muri iki gihe bahora mu mpaka, aho buri ruhande ruvuga ko rufana ari we uyoboye umuziki muri iki gihugu. Nta gushidikanya ko Bruce Melody na The Ben bombi ari abahanzi bagezweho mu rubyiruko rw'u Rwanda. Iyi niyo isa n'intandaro yo kuvuga ko umwe ari imbere y'undi. Mu ndirimbo Munyakazi ya Bruce Melody, abafana ba The Ben n'abandi bakurikira umuziki bavuga ko yibasira The Ben nubwo aherutse gutangaza ko yivugaga ubwe. Mu ndirimbo Indabo Zanjye ya The Ben, abakunzi ba Melody n'abakurikira umuziki bavuga ko nawe yibasiraga Melody. Mushimiye bakurikirana iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ibiganiro byiza byo nakagaruka, kandi mugire umwaka mushya w'amahirwe n'imigisha myinshi. Ndabashimiye.